shimira uyu mugabo imbere yabo. Riderman, uyu mwana w'umukobwa wanjye haguruka. Uyu mwana wanjye w'umukobwa mumfashe mwumve, yaramutabaye ubu hashize imyaka 13 avutse. Muti byagenze gute? Mama burya atwite uyu mwana mu mvugo y'ubu twari twarakubiswe nta bushobozi. Igihe cyo kubyara uyu mwana tubura amafaranga amugeza ku Muhima. Twaga mu Nyakabanda, fata buryohe wanjye ndamujyana atwite uyu mwana. Uwo duteze wapi? Haza imodoka y'ivatiri turayitega tubona irahagaze. Ntazi ko n'uyu nguyu urimo. Yari afite umushoferi umutwaye. Turababwira tuti uyu arenda kubyara kandi nta bushobozi dufite bwo kujya kwa muganga. Oya buryohe wanjye. Ati Riderman ati reka nkurere imigisha we, reka tujyane umubyeyi. Tujyamo. Njye na buryohe wanjye. Tugeze ku Muhima, Riderman ati reka ngurire umubyeyi koka njya numva ngo ifasha kwihuta ibise. Nuko atugezayo umwana avuka neza, ariko ndababwiza ukuri iyo Riderman atahaba noneho ikindi mushimira na nyuma yaho dore ko yabyaye neza. Tugeze mu rugo urumva ko twari inkubiswi nta bushobozi dufite. Ndamutakira kuri telefoni arabwira ati genda mu Biryogo ntibari kubisumize hariya wanyohereje. Ati genda urasanga y'abasore baragufasha. Baduha amafaranga yabategetse tuguramo ibigoma by'umwana tugira iki twari twarakubiswe. Riderman dore wa mwana watabaye ubu arakuze afite imyaka 13. Nta kintu wamubwira wagutabaye. Ibyo uvuga ubivugira imbere ye hari umuhore. Thank you so much for helping my mother and me, and I do really appreciate it. And I'm really happy to meet you. May God bless you.